Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bavandimwe basilamu basilamukazi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugiye kwibukiranya kubera ko Imana iratubwira muri Quran ngo mwibukiranye ko urwibutso rugirira babandi bemera Imana akamaro. Ni kimwe mu bikorwa byibagiranye ndetse n'abagisigaranye bagisigaranye aho ari ukundimi ariko ku mitima bitandukanye bavandimwe. Ni igikorwa kimwe mu bikorwa bizinjiza abantu mu ijuru, kimwe mu bikorwa biranga abantu bo mu ijuru. Niyo mpamvu nituza kumara kwiga iri somo insha Allah uraza kwibaza ngo ese mu mutima wanjye koko ndemera neza ko ndi mu bantu bo mu ijuru cyangwa se hari icyo ngomba gukosora. Niyo mpamvu n'urwibutso ntituze kwibagirwa kurugeza ku bandi, kubera ko urwibutso rugira abandi bemera Imana akamaro, kandi abemera Imana iyo babonye ibyiza ntabwo babyihererana. Ni agaciro ko kwimakaza indangagaciro yo kwifurizanya amahoro, ndetse bikaba itegeko rya Allah, ndetse no kuba wakwirakwiza amahoro. Allah aragira muri Quran muri surati Nur aya 27, Allah akavuga ngo yemwe abemeye. Nubwo iyo Allah avuze ngo yemwe abemeye ya ayyuhallazina amanu, iyo uri umwemeramana ntabwo wongera gutekereza kubera icyo ubuhambare bwa Allah. Reba ibyo yaremye, reba ibyo agukorera mu buzima bwawe, reba ibyo akorera abandi, reba ibyabayeho, ibyo utinya n'ibyo udatinya. Uwo Allah ni ugutegetse. Aravuga ngo ntimukinjire mu mazu atari ayanyu mutasabye uburenganzira kandi mutaramukije bene yo. Ni ngo rimwe na rimwe turi kumva ibibazo hirya no hino, tuza kumvira isomo neza uraza kumva abantu runaka mu ngo z'abandi n'ibindi bibazo, hakazamo no gucana inyuma kubera ko turarebye igisobanuro cy'iri jambo n'indamutso y'amahoro. Niyo ngo umuntu ifuriza amahoro ntabwo ajya kuryamana n'umugore we adahari, ntabwo ari ukubivuga ku rurimi gusa. Umuntu ifuriza amahoro ntabwo ajya kumugambanira n'ibindi. Allah agakomeza nawe muri surati Nur aya 61, Allah akatubwira ngo iki? Allah akatubwira ngo nimujya mwinjira mu mazu mujye muramukanya mu ndamutso yaturutse ku Mana yuje umugisha kandi nziza. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzumva abantu ikizakubwira ko umuntu mutabanye neza, uzumva uburyo umuntu akwifuriza aguha salamu, uzumva umuntu akwiye assalamu alaikum. Ntabwo salamu alaikum ari indamutso ya Kisilamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyi ndamutso irimo yana amagambo atatu y'ingenzi: amahoro ya Allah, n'impuhwe za Allah, n'imigisha bya Allah ubu byifurije umuntu. Ni ukuvuga ngo nuza kureba igipimo cy'uburyo umuntu mubanyemo uze gucunga uburyo iyi ndamutsa yuzuza, kubera ko harimo ibanga bavandimwe. Niba atakwifuriza amahoro ntabwo ari buyagusabire nyine, aragucaho yubitse umutwe sangwa ariko ntabwo ari indamutso ya Kisilamu. Hari abayisilamukazi bihaye indamukanyo nk'iyo ngiyo, hari abayisilamu nyine bihaye indamukanyo nk'iyo ngiyo. Iyo ntabwo ari indamukanyo ya Kisilamu. Allah yavuze ngo ni indamukanyo yuje iki? Yaturutse ku Mana yuje imigisha kandi nziza. Niba uri umwemeramana ubwo uhite wikosora, ujye utanga salamu yuzuye. Wenda turagumya turebe hano muri iri somo insha Allah. Allah nanone agakomeza atubwira kandi muri surati Nisa Allah aya 86, Allah yavuze ngo nimuramuka musuhujwe mu ndamutso umwe mujye mwikiriza mu nziza kuri yo cyangwa se muyikiriza ukwiri. Urugero umuntu akubwiye ngo assalamu alaikum, wowe Allah yakubwira ngo ibyiza ni ibihe, ujye umbwira wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, umuhereza indamukanyo yuzuye. Cyangwa se niba ukone nawe mbwiye guki wa alaikum salam, ariko ibyiza no kujya gute no kurenzaho, kubera ko nubona indamukanyo utari kuyuzuza ukabona isalamu ntabwo uri kwitanga, harimo ikibazo. Imana none kandi iragira iti muri surati Azariyat aya 24, Allah akagira ati ese inkuru y'abashyitsi ba Ibrahimu b'abanyacyubahiro abamarayika yakugezeho ubwo binjiraga iwe bakavuga bati, abamarayika basuhuzanya ngo cyumve uko baramukije Ibrahimu alayhi salam. Wumve nge nawe turihe niba tutisanisha n'abamarayika, nitwisanishe n'intumwa z'Imana nka Ibrahimu alayhi salam. Allah yadushimiye. Niyo mpamvu Imana sallallahu alaihi wasallam maduwa ikunda gusaba cyane harimo asbahina la fituratil islam. Durashimira Allah ubu turamukije kuri kamere nziza y'Ubuislamu ariyo turamukiyeho, wala kalimatil ikhlas, no ku ijambo ryiza riruta yandi rya la ilaha illallah ridutandukanya n'ibangikanya Mana.
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نكم ورميزين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلم وما كان من المشركين nuko imigenzo myiza ya Ibrahim alayhi salam wabaye hari umugandukira Imana mwiza kandi utarigeze abangikanya Imana. Abamarayika bamubwiye ngo iki? Bamusuhuje bamubwiye ngo tugusuhuza tukwifuriza amahoro, nawe arabwira ati mugire amahoro. Nuko ngo Ibrahim alayhi salam abamarayika bamuhaye salamu bamuhaye indamutso, nawe bifuriza mu ndamukanya y'iki? Y'amahoro. Ariko twebwe sanywa ariko niki? Kubera ko dufitanye amashyari, dufitanye inzangano, dufitanye ubugome mu mitima yacu, dufitanye urugomo, turi kwangana tukabishanya. Niyo mpamvu kimwe mu bimenye umunzani mwiza ugire ukuntu ufuriza abantu amahoro bizakubwira iki uburyo bafata mu mutima wawe. Ugire ukuntu ufuriza abantu amahoro bizakubwira ibyo wifuriza mu buzima bwawe. Imana nanone mu mvugo yaturutse kwa Abdullah ibn Amri ibn As radiyallahu anhu yavuze ko umuntu yabajije intumwa y'Imana, Imana imuhamuro n'umugisha, avuga ngo ni ikihe igikorwa icyiza muri Islam? Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabwiye ngo iki? Ngo ujye ugaburira abantu ndetse unasuhuze uwuzi n'utazi. Rimwe na rimwe hari n'abandi bantu turi kugeraho ugasanga hari abantu runaka umuntu asalamu akayuzuza, hari n'abandi umuntu asalamu ntayuzuze. Muri hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu yavuga ngo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yari baje ngo ikihe gikorwa cyiza kurusha ibindi? Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ngo igikorwa cyiza ni ukugaburira abantu no guhindamukanyo abuzi n'abutazi bavandimwe. Rimwe na rimwe twe turi salamu tukayuzuza bitewe n'uwo ari we, cyangwa se ugasalamu wumvuzi, kandi twese turi abavandimwe. Imana ivuga ko kuntum khayru umma, muri umuryango mwiza. Bisobanuye ko abakuruta ni bakuru bawe, aburuta ni barumuna bawe, turi umuryango. Hanyuma iyi hadithi nanone ikatwibutsa agaciro ko kuba twagaburirana mu by'Imana yadutije, tukagaburira cyane babandi batabifite. Hanyuma tuyikomeza nanone hadithi yaturutse kwa Abi Hurairah radiyallahu anhu yavuze ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze iti, ino hadithi ya Abu Hurairah radiyallahu anhu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo Imana imaze kurema Adamu alayhi salam dukomokaho, yaramubwiye iti genda usuze ririya tsinda ry'abamarayika bicaye maze wumve indamutso bagusubiza, ni nayo izaba indamutso yawe n'urubyaro rwawe. Natwe turi mu rubyaro rwa Adamu bavandimwe. Arababwira ati amahoro, ayabwiye ngo iki? Assalamu alaikum. Nawe musubiza ngo iki? Namubwiye ngo amahoro y'Imana, assalamu alaikum wa rahmatullahi, amahoro y'Imana n'impuhwe zayo bibe kuri wowe. Bamwongereho n'iki? N'impuhwe z'Imana. Bisobanuye ko ino niyo yahisemo indamutso y'iyi umma. Niyo mpamvu nuza kureba n'abandi bakoresha ibindi bitabo uraza gusanga ni indamukanyo bafite mu bitabo ariko barayihinduye. Uko uyihinduye gatoya uba ugana mu buyobe, uko ugannye mu buyobe nibwo watangira kuvuga ibindi. Wenda inshallah dusoza nabyo turaza kuberekaho gatoya. Nanone mu mvugo yaturutse kwa ni hadithi ya Abi Umarat al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu avuga ngo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze yadutegetse ibintu kwita ku bintu birindwi. Cya mbere gusura abarwayi, guherekeza umurambo, cya gatatu kwifuriza umugisha uwitsamu igihe yavuze alhamdulillah, icya kane gufasha umunyantege nke, icya gatanu gufasha uwahugujwe, icya gatandatu kwitabira ubutumire, icya karindwi kwikiriza indamutso assalamu ndetse no kuzuza isezerano warahiriye. Ibi ni ibintu Imana sallallahu alaihi wasallam hadithi iri mu gitabo cya Bukhari na Muslim. N'imvugo ya Abu Hurairah Imana imwishimira yavuze ngo intumwa y'Imana, Imana imara n'umugisha, yaravuze iti ntabwo muzinjira mu ijuru mutabanje kwemera, kandi ntimuzaba bemera mudakundanye. Hanyuma baribaza ese tubabwira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, ese sinagira icyo mbabwira mwakora, sinabarangira icyo mwakora kigatuma mukundana? Abasangira ngendo bati nam, mujye mugira akamenyero indamutso salamu hagati yanyu. Numva ngo uburyarya n'ibibazo biri hagati y'abantu nuko abantu ntabwo bakifurizanya amahoro. Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo kizatuma abantu bakundana, bakareka kumarana, bakareka kuryana, bakareka amashyari n'amatiku n'inzangano n'ibindi, nuko bazigira ikintu ko bagira akamenyero, iyi salamu ikababera umuco. Hanyuma nagari ibyo ngibyo gusa mu mvugo ya Abi Yusufu Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu yavuze ngo numvise intumwa y'Imana, Imana y'amahoro n'umugisha ivuga ngo yemwe bantu mujye musakaza indamutso salamu, munagaburira abantu, kandi mwunge ubuvandimwe bw'amaraso, mwunge ubuvandimwe yani mwunge abantu bashyamiranye, musenge n'ijoro igihe abandi baryamye, muzinjira mu ijuru mu mahoro.
iyi ni hadithi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam igera Madina, ikintu cya mbere yabwiye abantu cyari ikiye ayyuhannasu, yahamagaye abantu bose, afusha salamu, wifurizanya amahoro, wa atimu ta'am, mugaburane hagati yanyu, wa asur arham, mwunge ubuvandimwe, mwunge n'abagiranye ibibazo, wasalu lillahi billayli wa nasu niyam, mubyuke musenge nijoro, tadkhulul jannata bisalam, nibwo muzinjira mu ijuru mu mahoro. Ni ngo kwifurizanya amahoro biduhita icyo kuzinjira mu ijuru utekanye, nta umubyigano, nta kikubangamira. Nanone kandi bavandimwe, no mu yindi mvugo yaturutse kuri Tufail mwene Ubay ibn Kab, yavuze ko ubwo yajyaga gusura Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, yavuga ngo bakajyana ku isoko, yarabajije ati cyangwa se yaravuze ati, ese iyo twajyaga ku isoko Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ntiyanyuraga ku muntu wese ucuruza cyangwa se ibicuruzwa cyangwa n'undi uretse ko yamwifuriza amahoro. Ni ukuvuga ngo aza kubaza Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu muri hadithi, mbese kuko ukunda kujya ku isoko kandi udakunda kujya guhaha, uzi ko no ku isoko ari ahantu hadashimishije kuba umwemeramana yatinda ku isoko. Abdullah ibn Umar intego ye yajyaga imujyanaga muri hadithi tugaragara niyi, ni ukugira ngo ahure n'abayisilamu benshi abifuriza amahoro. Twumve bavandimwe uko abandi bajyaga bumva iyi ndamutso. Ni niyo mpamvu twebwe uyu munsi turi kugenda dutakara ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Umugabo yarinjiye mu musigiti, aravuga, bicaye, aravuga ngo assalamu alaikum, intumwa y'Imana iravuga ngo abonye ibihembo 10. Undi arinjiye avuga ngo assalamu alaikum wa rahmatullah, undi aravuga ngo nanone intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo abonye ibihembo 20. Undi aravuga ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo abonye ibihembo 30. Hanyuma bavandimwe, nitujya kumva ibihembo, ibaze kado wakuzaniye kado agafunga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, uburyo wakwishimamo. Ibaze noneho Allah agufungiye kado, Allah ibyiza byose ufite ni wabiguhaye, ibyo abona bafite ni wabibahaye, none akakuzanira kado Allah ari ugiye kuguhemba. Wibaze ngo kwera icyo cyubero kingana gute. Twibaze iyo abantu bibarutse runaka, abantu bakaza kubahemba ibyishimo baba bafite. Ibaze noneho kado za Allah bavandimwe. Bityo nituzakora ibibazo abantu bagiye bafitanye hirya no hino ku isi, nuko abantu batakifurizanya amahoro. Bityo ndasaba Allah adushyire mu bifurizanya amahoro, ndetse ndasaba Allah ko adusukura imitima yacu, atera inkunga iyi umma, ndetse aho turi gubangamirwa hose turasaba Allah ko yadukorera nusura. Allah yatanze isezerano ko azarinda abemeramana, turasaba ko adusukura, turinde abacu, turinde imiryango. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.